Yesu ashimwe, izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Dushima Imana ko yaturinze mu gihe kinini gitambutse, tukaba tugejeje muri uyu mwanya tugihumeka. Ntago ari kubw'imbaraga zacu, si kubw'uko twakoze ibyiza kurenza abandi, ahubwo n'urukundo rwa izina rya nirihabwe icyubahiro. Rero ndashima Imana ko yabanye natwe, ndiringira ntashidikanya yuko namwe yabanye namwe kandi mukaba mugihumeka. Nyamara Uwiteka yakomeje kuturinda mu gihe gitambutse. Reka dushime Imana kandi namwe aho muri mushime Imana yuko yakomeje kubana natwe. Uyu mwanya tugeze mu mwanya mwiza, tugiye kuganira ku by'ubuzima, kuko iby'ubuzima n'iby'umwuka biheraho. Ntabwo iby'umwuka byakunda hatabanje iby'ubuzima. Niyo mpamvu dukwiye kwita ku by'ubuzima bwacu, yaba ku bugingo, yaba ku mwuka duhumeka, yaba ari n'umubiri. Byose birakwiriye kwitabwaho mu buryo bwa buri munsi. Rero uyu munsi tugiye kuganira indwara yitwa constipation na hemorrhoide, niyo tugiye kuganiraho. Turebe uburyo umuntu ashobora kuyivura mu buryo bworoheje, utagiye gutonda imirongo kwa muganga, cyangwa se udatagaguje amafaranga menshi mu kuyivura, kandi igakira mu buryo bwa burundu. Reka tubanze dusenge. Mwami Imana yacu ishobora byose, urakoze kuko wabanye natwe, urakoze kuko twitaho uko bwije n'uko bukeye. Kuba tugihumeka ntabwo ari uko twakoze ibyiza gusa, ahubwo twakoze n'ibibi, ariko tugarutse imbere yawe kugira ngo tubabarire, ubuntu bwawe n'amahoro bikorere mu bugingo bwacu. Turakwinginze ngo tugiye gukora ikiganiro, Mwuka Muziranenge atuyobore, kandi kizagira umumaro umuntu wese uzacyumva, kandi azabashe nawe kwivura mu buryo bworoheje nk'uko Kristo yabikoraga. Tubyatse twizeye mu izina rya Yesu, amen. Nshuti bavandimwe, rero nongeye kubasuhuza. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Nk'uko bisanzwe uyu munsi tugiye kwiga icyigisho cy'ubuzima. Tugiye kuganira ku ndwara ya constipation na hemorrhoide. Turebe uburyo ushobora kuyivura. Iyi ni indwara mbi cyane ikunda kuzahaza abantu ntibabashe kujya kuri toilette ngo bitume, ugasanga birakomeye, ndetse rimwe na rimwe hakaza n'amaraso bagakomereka. Ariko hari uburyo bwiza bwo kuba wakwifasha iyo ndwara ikagenza gute igakira. Rero mbere yuko tujya mbere, reka tubanze turebe amagambo aboneka mu gitabo cy'umuhanuzi w'Imana yatwandikiyemo ajyanye n'ubuzima. Ni mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose kuri page ya 560. Reka dusome mbere yuko twinjira mu buryo umuntu yakwivura indwara ya constipation na hemorrhoide. Haranditse amagambo avuga ngo Yesu igihe yabwiraga abigishwa be ababwira ngo bazanambika ibiganza ku barwayi bakire, na Yesu ubwiwe yarabikoraga. Icyo kintu yaragikoraga, akavura abantu, ariko akoresheje uburyo karemano, uburyo bw'ibyaremye, uburyo bworoheje. Haranditse ngo bazarambika ibiganza ku barwayi bakire. Iyi si ni inzu ngari yuzuye uburwayi, ariko Kristo yaje gukiza abarwayi no gutangariza imbohe za Satani ko zibohowe. Muri we yari ubuzima buzira umuze n'imbaraga. Yahaye ubugingo bwe abarwayi, ababazwa n'abatwarwa n'abadayimoni. Nta n'umwe waje ashaka imbaraga ye ikiza yirukanye. Yari azi ko abamutakambiraga ngo abafashe babaga bafite uburwayi, nyamara yemezwaga icyaha, maze abenshi ntiyanze kubakiza. Maze igihe ukuri kwa Kristo kwinjiraga muri iyo mitima ikennye, yemezwaga icyaha, maze abenshi bagakira indwara y'iby'umwuka ndetse n'indwara z'iby'umubiri. Na n'ubu ubutumwa bwiza buracyafite iyo mbaraga. Ubutumwa bwiza buracyafite imbaraga yo kongera gukiza nk'uko Kristo yabukoreshaga mu gukiza abantu. Ubutumwa bwiza buracyafite imbaraga yo gukiza. None se ntidukwiriye guhamiriza abantu iby'iyo mirimo? Yego, Kristo yumvaga iminiho y'ubabazwa wese,
igihe imyuka mibi yangiza ishusho y'umuntu, Kristo arabyumva. Igihe umuntu atentebuka, Kristo yumva uwo mubabaro. Nyamara kandi na n'uyu munsi Kristo ashaka gukiza abarwayi nk'uko yabikoze akiri ku isi. Abagaragu ba Kristo nibo bamuhagarariye. Abagaragu ba Kristo nibo bamuhagarariye kandi ni imiyoboro y'umurimo we. Kristo yifuza kubakoresherezamo imbaraga ye ikiza. Abagaragu ba Kristo nibo bamuhagarariye. Birashoboka yuko wakoresha iyi mbaraga kandi ugakoresha no kuvura mu buryo bworoheje kandi umuntu agakira. Uburyo umukiza yavuragamo abantu, harimo amasomo ku bigishwa be. Igihe kimwe yasize utwondo ku maso y'impumyi, maze arayibwira ati, genda wiyuhagire mu kidendezi cy'Isorowamu. Nuko aragenda ariyuhagira, agaruka ahumutse. Biboneka muri Yohana igice cya 9 umurongo wa 7. Gukira byagombye kuzanwa gusa n'imbaraga y'umuvuzi mukuru. Nubwo tugerageza gukoresha imiti y'ibimera, ariko gukira byagombye kuba bishingiye kuri Kristo. Byagombye kuba bishingiye ku mbaraga ya Kristo ikiza. Gukira byagombye kuzanwa gusa n'imbaraga y'umuvuzi mukuru. Nyamara Kristo yakoresheje ibintu byoroheje dusanga mu byaremwe. Kristo yakoresheje ibintu byoroheje. Igihe yavuraga impumyi, yakoresheje amazi, akoresha n'iki? Akoresha n'ibumba. Ibi bintu ntago abantu benshi ntago bazi imbaraga amazi afite mu kuvura, cyangwa se umucyo mu kuvura, cyangwa se umwuka mwiza mu kuvura ubuzima bw'abantu. Nta nubwo abantu bazi imbaraga cyondo cyangwa se akondo gafite mu kuvura indwara z'abantu. Hari ibumba tujya dukunda gukoresha, ibumba ry'icyatsi kibisi. Ntago abantu benshi barizi ngo bamenye imbaraga rifite mu gufasha abantu, haba mu kurinywa cyangwa se kurisiga ahantu hagize ikibazo, cyangwa se kurisiga ahantu hakomeretse. Ntago abantu bazi imbaraga iryo bumba rifite. Ariko nyamara Kristo yakoresheje ibumba mu gusiga ku maso y'impumyi. Arayibwira ngo genda wiyuhagire mu kidendezi cy'Isorowamu. Impumyi iragenda iriyuhagira, igaruka ihumutse. Nyamara kwizera kw'iriya mpumyi niko kwatumye ihumuka. Nubwo atigeze arwanya imiti, Kristo ntabwo yigeze arwanya imiti y'abavuzi, ntabwo yigeze ayirwanya, ariko yerekanye uburyo bwiza bwo kwivura indwara mu buryo bugenje gute? Mu buryo bworoheje. Yashyigikiye gukoresha uburyo bwo gukiza bworoheje kandi bwa karemano. Uburyo bwo gukiza indwara bworoheje kandi bwa karemano Kristo yarabishyigikiye. Yabwiye benshi mu babazwaga hanyuma bagakira ati, ntukongere gukora icyaha utazabona ishyano riruta irya mbere. Rero birashoboka yuko imigirire yawe mu gihe cyashize, cyangwa se imikorere yawe y'ubuzima mu gihe cyashize byazanye ingaruka z'uburwayi. Nimba byarazanye ingaruka z'uburwayi, reka tugerageze ibyaremwe, kandi kubwo kwizera indwara irashobora kugenza gute? Gukira. Tubisoma muri Yohana igice cya 5 umurongo wa 14. Muri ubwo buryo yigishije ko uburwayi ari ingaruka zo kwica amategeko y'Imana, yaba ay'umwuka n'ay'ubuzima. Kwica amategeko y'Imana, yaba ari ay'umwuka ari n'ay'ubuzima, bizana ingaruka, bizana akaga ku bantu benshi. Akaga gakomeye isi irimo ntikakagombye kubaho iyaba abantu bagenderaga muri gahunda y'umuremyi. Akaga kari hano ku isi iyabaga abantu bagenderaga muri gahunda y'umuremyi y'iby'umwuka ndetse n'iby'umubiri, bakirinda bakagendera mu mategeko agenga iby'ubuzima, ntago ako kaga kakabayeho. Harakomeza hagira hati, Kristo yabaye umuyobozi n'umwigisha wa Isirayeli ya kera, kandi yabigishije yuko amagara mazima ari ingorane yo kumvira amategeko y'Imana. Umuvuzi ukomeye wakijije abantu muri Palestina yari
yavuganiye n'ishyanga rye mu nkingi y'igicu, ababwira ibyo bagomba gukora n'ibyo Imana yagombaga kubakorera. Yari yarababwiye ati, nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, ugakora ibitunganye mu maso yayo, ukumvira amategeko yayo, ukitondera ibyo nagutegetse byose, nta ndwara nzaguteza mu zo nateje Abanyegiputa, kuko ari jye Uwiteka ukiza indwara. Uwiteka niwe ukiza indwara. Tubisoma mu Kuva igice cya 15 umurongo wa 26. Kristo yahaye Isirayeli amabwiriza asobanutse arebana nuko bagomba kubaho, kandi arabizeza ati, Uwiteka azakukuraho indwara zose. Gutegeka kwa kabiri igice cya 7 umurongo wa 15. Igihe buzuzaga ibyo basabwaga, iryo sezerano ryarabasohorezwaga. Nta munyantege nke n'umwe wari mu miryango yabo, nta munyantege n'umwe wari mu miryango yabo kubwo kuzuza iryo sezerano. Ibyo ni icyigisho kuri twe. Hari amabwiriza akwiye kwitonderwa n'abantu bose bifuza kugira amagara mazima. Hari amabwiriza agomba kwitonderwa kugira ngo tugire amagara mazima. Abantu bose bari bakwiriye kumenya ayo mabwiriza. Umukiza ntanezezwa n'ubujiji ku birebana n'amategeko ye, yaba ay'umubiri cyangwa ay'umwuka. Dukwiriye gukorana n'Imana kugira ngo twongere kubake ubuzima buzira umuze bw'umubiri n'umutima. Dukwiriye gukorana n'Imana. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro ku bw'aya magambo meza. Handi magambo dusoma mu gitabo cy'umuhanuzi w'Imana mu butumwa bwatoranyije no mugabane wa 2, dusome kuri page ya 224. Hari amagambo yahatwandikiye akomeye agira ati, imiti ikenewe rimwe na rimwe muyikoreshe inshuro nke cyane. Imiti yo muri farumasi, imiti yo mu nganda, tuyikoreshe inshuro nke cyane. Kuvurisha imiti nk'uko muri rusange bikunze gukorwa ubwabyo ni umuvumo. Kuvurisha imiti ubwabyo ni umuvumo. Mwigishe abantu kudakoresha imiti irimo uburozi. Muyikoreshe inshuro nke cyane, ahubwo mwite cyane ku byerekeye isuku, bityo ibyaremwe bizunganira abaganga. Ibyaremwe bizunganira abaganga Imana yateganyije ari bo, abo baganga Imana yateganyije ari bo umwuka mwiza, uwo ni umuganga; amazi meza, uwo ni umuganga; imyitozo ngororangingo, uwo ni umuganga; ndetse n'intekerezo zitunganye, uwo ni umuganga. Hano bavuze ibintu bikomeye cyane abantu batajya bitaho. Reka mbisubiremo ngo iyo miti muyikoresha inshuro nke cyane, ahubwo mwite cyane ku byerekeye isuku, bityo ibyaremwe bizunganira abaganga Imana yateganyije ari bo, abo baganga. Uwa mbere umwuka mwiza ni umuganga wa mbere; amazi meza, imyitozo ngororangingo ni umuganga nanone; ndetse n'intekerezo zitunganye. Kugira intekerezo zitunganye ni ukugira ubuzima bwiza. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Iyi ni imiti utajya gushakira muri farumasi. Iyi ni imiti utakora ingendo ndende ngo ujye gushaka, ahubwo ni imiti wagakwiye kuba ubona iruhande rwawe. Abantu bakomeza gukoresha icyayi, ikawa n'inyama bazakenera imiti irimo uburozi. Abantu bakoresha icyayi, ikawa n'inyama bagomba gukenera kujya muri farumasi byanze bikunze, kubera ko baba bishe amategeko agenga ubuzima. Bazakenera imiti irimo uburozi, ariyo miti ikorerwa mu nganda. Rero Imana yaduhaye umucyo wose kandi dukwiriye kuwugenderamo. Nyamara abantu benshi bashobora gukira uburwayi batiriwe bakenera n'ikinini na kimwe, iyaba bumviraga amategeko agenga ubuzima. Imiti ikenewe gukoreshwa rimwe na rimwe. Iyabaga abantu bumviraga amategeko agenga ubuzima, imiti yakabaye ikoreshwa rimwe na rimwe. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Ni gute umuntu yakwivura mu buryo bworoshye indwara ya constipation na hemorrhoide? Mu ishuri ry'abahanuzi twize kwivura indwara ya constipation na hemorrhoide mu buryo bworoheje dukoresheje indimu. Ariko
ntagiye kubeshya no kwirarira, jyewe indimu narazikoresheje ngeza ku ndimu 6, ngeze ku ndimu 6 zirananira. Ariko Imana ntabwo yatanze indimu gusa, ahubwo yatanzwe ibyaremwe tugomba gukoresha nk'imiti. Muri ibyo byaremwe tugomba gukoresha nk'imiti tugiye kurebamo umuti umwe ushobora kukuvura mu gihe uwubonye kandi ukakuvura neza. Ariko ku ndimu hari igihe bigorana, indimu hari igihe bigorana kuzikoresha bitewe n'uko zishobora, nko ku bantu barwaye igifu indimu ntabwo bazishobora, ndetse no mu menyo wumva ziryana cyane. Rero hari abazishobora hari n'abatazishobora. Rero Imana yaduhaye indi miti iva mu bimera ishobora kuvura. Reka rero twite ku miti y'ibimera cyangwa se kurya ibyo kurya indyo yuzuye kugira ngo tubashe kugenza gute, kugira ngo tubashe ibyo kurya bibashe kutubera imiti ye kutubera ibyo kurya. Yego, yaduhaye ibimera byinshi nk'imiti. Umuti wa mbere ni umuti witwa Sanamaki. Umuti witwa Sanamaki ni uyu nguyu hano, uyu nguyu niwo muti witwa Sanamaki. Ugerageje kureba ubuziranenge bwabo wawushakisha kuri Google, ukandika Sanamaki kuri Google ukareba uwo muti. Ukunda kuboneka mu bihugu byo muri Aziya, ariko na hano muri ibi bihugu byacu urashobora kuba uyu muti uhari. Muri ibi bihugu byacu ushobora kuba uyu muti uhari. Iki ni cyo giti murimo kukibona cyitwa Sanamaki. Iki giti rero, uyu muti ufite imbaraga itangaje. Uyu muti ni umuti mwiza cyane ku bantu barwaye constipation na hemorrhoide. Washaka kuwubona yareba nomero aho hasi, cyangwa afite icyo kibazo, hanyuma tukagerageza kumufasha kugira ngo akire ubwo burwayi. Rero uyu muti hari ibintu bitatu ukora kandi bikomeye cyane. Bimwe mu bintu bitatu ukora bikomeye cyane nuko uvura constipation kandi ukavura na hemorrhoide, kandi ugakura ibinure biba mu nda cyane kandi biba mu mara abantu baba bafite mu nda udashobora gukuramo mu buryo bworoshye. Uyu muti ubasha kubikuramo ukagenza gute, ukabisohora hanze, kandi ugasigara wumva mu nda nta kibazo na kimwe ufite. Uyu muti rero ni mwiza ku ndwara ya constipation na hemorrhoide, kandi urakiza cyane mu buryo bwuzuye. Uyu twabonye witwa Sanamaki ubasha kugenza gute, ubasha kugufasha ibinure bigasohoka. Rero Imana ibaha umugisha wowe wankurikiye, kandi nkwifurije kugira amagara mazima, nkwifurije umugisha w'Imana. Imana iguha umugisha. We duhurira kuri uyu murongo Tampirase Ministry, reka nkwifurize amahoro y'Imana, kandi nkwifurije kugira ubuzima buzira umuze. Reka rero ibyo kurya bitubere imiti aho kugira ngo imiti itubere ibyo kurya. Nicyo mbifuriza mu izina rya Yesu, amen. Uwiteka Mana yacu, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Wabanye natwe muri iki kiganiro, turakwinginze ngo benshi bazafashwe n'iki kiganiro kugira ngo babashe kugira amagara mazima, kandi ubashoboze kugendera mu mategeko y'iby'umwuka ndetse n'amategeko y'iby'umubiri. Ubaha umugisha wawe kandi ubaha amagara mazima. Tubyatse twizeye mu izina rya Yesu, amena.